Tariki ya mbere Kamena mwaka w'1994 nibwo radio Rutwitsi RTLM radio televiziyo libre de Mille yasabiwe gufungwa. Bwari ubusabe bw'umusenateri wa Leta Zunze Amerika wasabye Loni guhagarika RTLM. Icyo gihe hari ku itariki ya mbere Kamena mwaka w'1994 ubwo radio RTLM yari ikomeje gushishikariza abahutu gukora genocide bakica abatutsi isabirwa guhagarikwa. Yashishikariza abahutu gukora genocide bakicira abatutsi kubamara. Kuri iyo tariki nibwo yasabiweho guhagarikwa burundu bitewe n'ubutumwa bw'urwango yatangazaga. Icyo gihe umusenateri wa Leta Zunze Amerika Edward Kennedy yasabye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Boutros Ghali ndetse n'umunyamabanga wa Leta Zunze Amerika guhagarika iyo radio bisi y'ikibi RTLM kubera ko yakomeza gutiza umurindi genocide yakorerwa abatutsi mu Rwanda. RTLM radio televiziyo libre de Mille yari yaratangiye kuvuga ku itariki ya 8 Nyakanga mwaka w'1993 bivuze ko yari taramara umwaka, ariko yagize uruhare rufatika muri genocide hagati ya Mata na Nyakanga mwaka w'1994 kubera ko yari yarahawe imbaraga ifite n'iminara ikomeye hirya no hino mu gihugu, ndetse bakavuga ko yari no ku rwego rumwe na radio y'igihugu. Icyo gihe radio Rukumbi, radio Rwanda. RTLM itangira yahawe n'abayibonagamo ikibazo akabyindwa ka radio Rutwitsi, ikaba yari ifite studio n'iminara yayo mu nyubako ziraho twita muri iki gihe ka free zone. Iyi radio yumvaga n'abaturage benshi cyane hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, byatumye kwirakwizwa urwango mu buryo bworoshye. Mu bintu byatumye genocide igira imbaraga kandi gakwirakwira vuba vuba harimo n'amagambo y'ivangura yavugirwa kuri radio RTLM. RTLM yatangiye yigisha ibiganiro by'amacakubiri igaragaza ko hari abantu barwanyaga leta. Abanyamakuru bayo bari bihariye gukoresha imvugo zabaga zirimo urwenya rwinshi, gusa abantu bakagenda bavumbura imigambi yayo uko abanyamakuru bayo bacicagamo inyigisho zihembera amacakubiri. Kuri RTLM hanyuraga ibiganiro byinshi, ariko mu gihe cya genocide by'umwihariko hanyuze ibiganiro byinshi byarimo amagambo mabi, nk'abanyamakuru bayo batatinyaga kuvuga bati abatutsi mwanyenzi mwe tuzabica. Ayo magambo yo kuyurwango yaje gutera impaka mu biganiro bya Arusha ku buryo haberaga imishyikirano y'amahoro Arusha. Abataravugaga rumwe na leta ya Habyarimana baje gusaba ko iyo radio RTLM yafungwa, maze wari umuyobozi wayo Ferdinand Nahimana avuga ko iyo radio yashyizweho kugira ngo irwanye radio Muhabura yari ya FPR Inkotanyi. Ni ibintu komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide mu Rwanda yagaragaje ko byari ukuyobya uburari. Nyuma yo guhanurwa kw'indege yari perezida Habyarimana Juvenal ku itariki ya 6 Mata mwaka w'1994, RTLM yakanguriye abahutu yitaga rubanda ko abatutsi bari barigometse ku butegetsi aribo bari bakoze ayo mahano, maze bahamagara kwita iyo ntambara bisi ya nyuma yo gutsemba abatutsi imvugo yasubirwagamo kenshi ikaba yari yo gutema ibiti birebire. Mu bindi byavuzwe nko mu nyandiko igaragara mu kinyamakuru Rushyashya cyo ku itariki ya 27 Nzeri mwaka 2021 igaragaza ko kuri radio RTLM havugwa kenshi amagambo agira ati nitwe tuvuga ukuri kandi twumva na benshi. Mu kwezi kwa mbere mwaka w'1994 wari minisitiri w'itangazamakuru Faustin Rucogoza yatumeje abari ku ruhembe rwa RTLM aribo Kabuga Feliciani, Jean Bosco Barayagwiza na Ferdinand Nahimana wayiyoboraga maze arabacyaha avuga ko itangazamakuru ryabibaga amacakubiri nta mwanya ryari rifite mu Rwanda. Ayo macakubiri yiyamaga yamugizeho ingaruka nawe kuko yishwe n'umuryango we wose ukarimburwa muri genocide. Ubwo yari mu nkambi ya Mugunga Nziro Yozefu wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi MRND yabwiye itangazamakuru mpuzamahanga kari bo bonyine bari bafite ukuri kuko abaturage babakurikiraga bagahunga FPR. Nyamara abahanga bakagaragaza ko buryo kuri wivuga ukujya ukurikije ingengabitekerezo yawe. Bityo rero bikaba biba bikwiye kutega amatwi bakubwira bakakubwira kuri mukuri cyangwa se uri kure yako. Si RTLM gusa kuko hagati y'umwaka w'1990 n'1994 mu Rwanda habaye ibitangazamakuru byandikaga byarenga 90, muri byo ibyarengaga 10 bikaba byari bibaga urwango mu kubiba amacakubiri mu izina rya Hutu Power, ubundi bakavuga ko ari rya rubanda nyamwinshi. Ibyamenyekanye cyane nikangura iri rya rubanda, Rumedaye Nyiramacibiri, Intera hamwe cyari ikinyamakuru cy'ishyaka ryari ku butegetsi, Intera ya mbere n'ibindi binyamakuru. Muri icyo gihe kandi habaga televiziyo imwe Rukumbi ya televiziyo y'u Rwanda na radio ebyiri arizo radio Rwanda na radio Rutwitsi RTLM. Ubwo radio RTLM yashingwaga mu mafaranga yakusanyirwa yarimo nayo muherwe Kabuga Feliciani kugeza ubu gikurikiranyweho kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hatanzwe miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ni mu 45 by'amayero muri icyo gihe. Iyo radio yashingwe ku bufatanye n'umuryango w'Abadage yitwa Fondation Konrad Adenauer yabayeho kuva muri Mata mwaka w'1993 kugeza ku itariki ya 31 Nyakanga 1994 ubwo itariki ivugira ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsinda urugamba rwo kwibohora kw'izari ingabo za FPR Inkotanyi. Nimero ya mbere kuri RTM yari Ferdinand Nahimana akunganirwa na Jean Bosco Barayagwiza. Abo bagabo kari babiri bitabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakoreraga Arusha muri Tanzania bahanwa n'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu rubanza rwitiriwe itangazamakuru yagize uruhare mu kuya amacakubiri yaganishije kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu nyandiko yiswe George Ruggiu Une voix du génocide, animateur radio au Rwanda yasohotse mu kinyamakuru Libération n'indi bita Hate Radio, La voix du génocide au Rwanda yasohotse ku itariki ya 9 Mata mwaka 2019 mu kinyamakuru Sireta Afrique.
bagaruka kuri iyi radio yari ifite abakozi batarenze 10 ariko yahembereye cyane jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikanayihutisha. Mu banyamakuru b'ibyamamare bayo harimo Valeria Bemeriki, hakavugamo umubiri yitwaga George Rugiu, Gahigi Gaspard, Noheli Hitimana na Kantano Habimana bivuga ko nibura kimwe cya gatatu cy'amasaha yose kuri radio ari we yakoreshaga avuga. Ni mu gihe Bemeriki we bivuga ko nibura yakoraga 17% by'amasaha kuri radio, umubiri George Rugiu akamara 8% naho Hitimana Noheli 5%. Iyi radio bamwe banahaye izina rya Radio Muhoro cyangwa se Radio Machete nkuko bigaragara ku rubuga rwa wikipedia.org. Byaranditswe kandi bivuga ko mbere y'uko jenoside yakorewe abatutsi itangira harashize iminsi mike itangaje ko hagati y'itariki ya 4 n'iya 5 Mata mwaka 1999 hagomba kuba icyo bisakana. Nibwo bukiye ku itariki ya 6 indege yori Perezida Habyarimana yarashwe hagana 2:30 mu masaha y'ijoro. Umunyamateka akaba n'impuguke mu bya politiki yo muri Afurika Umufaransa Jacques Semere wavutse mu mwaka 1951 yivugira mu magambo ye ati nibwo bwa mbere numvise itangazamakuru rihamagarira abantu kwica abandi. Mu nkuru y'ikinyamakuru cyitwa Quarterly Journal of Economics cyandikirwa mu ishami ry'ubukungu muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka 1886 mu cyegeranyo cyacyo bagaragaje ko 10% by'ibyaha byakozwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda byagizwemo uruhare na RTLM ari imbuto zezwe n'imikorere mibi ya RTLM. Ikinyamakuru kinavuga ko aho RTLM yumvikanaga neza ari naho jenoside yagize ubukana kurusha ahandi. Iyi radio kandi byaranditswe ndetse biranavugwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi mu duce twa Bugesera n'Amayaga mwaka 1993 rwakwirakwizwaga ibihuha ko abatutsi bo muri utwo duce bagomba kwibasira abahutu bakabica bakabamara. Ibyo byaje kwimonogoza nyuma y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye wiciwe Bujumbura mu Burundi ku itariki ya 21 Ukwakira mwaka 1993. Urupfu rwe rugakurikirwa n'icwa ry'abatutsi ibihumbi mu karere ka Bugesera ndetse n'imitungo yabo yarimo n'inka zikaribwa. Abantu bakwibaza niba ubutabera bwarabonetse cyangwa se butarabonetse kuri abo bantu bakoraga iryo tangazamakuru yabibaga urwango rishishikariza abantu kwica abandi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Jean Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze wayoboraga ikinyamakuru Kangura cyari gifite imikorere idatandukanye cyane n'iya RTLM bahamwe n'ibyaha bya jenoside mu mwaka wa 2003 bahanirwa gukora jenoside no guhamagara abantu gukora jenoside. Jean Bosco Barayagwiza yakatiwe imyaka 35, Ferdinand Nahimana akatirwa 30 naho Ngeze Hassan akatirwa 35. Valerie Bemeriki uyaburaniye mu maso y'abanyarwanda jenoside yagizeho ingaruka akatirwa igihano cyo gufungwa burundu ari kurangiriza muri gereza zo mu Rwanda. George Rugiu umunyamahanga w'umunyamakuru wijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 2000 yakatiwe igihano cy'imyaka 12. Habimana Kantano yapfuye ataburanye kuko mu mwaka wa 1995 byavuzwe ko ariko yitabiye Imana mu mashyamba ya Kongo. Naho Gahigi Gaspard wari umwanditsi mukuru wa RTLM byavuzwe ko yakomeretse icyo gihe ariko amakuru ye yandi ntiyamenyekanye gusa bigahurahurwa ko yitabye Imana. Hitimana Noheli nawe akaba yaritabye Imana. Abandi banyamakuru bavuzwe kuri iyo radio bari mu witwa Emmanuel Mbirizi, Emmanuel Nkomati, Emmanuel Rucogoza ndetse na Peripeti Bimenya. Imikorere ya radio RTLM n'ingaruka yagize ku banyarwanda n'umuryango wose by'umwihariko mu kwitira jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yanagarutswe n'abanditsi barimo nka Joseph Bemba mu gitabo yise Justice Internationale et Liberté d'Expression des médias face aux crimes internationaux yanditse mu mwaka wa 2008. Hari kandi umuhanga Jean Pierre Chrétien igitabo yise Les médias du génocide yanditse mu mwaka wa 1995 n'ikindi gitabo yanditse afatanyije na Marcel Kabanda yise Racisme et idéologie mythique yanditse mu mwaka wa 2013. Ibyatangajwe na RTLM kandi byavugishije umwanditsi witwa Josephine Tuvuzimpundu mu nyandiko yise Dans la tourmente rwandaise étude lexico-sémantique du discours de la radio-télévision libre de Mille-Collines yanditse mu mwaka wa 1994. Kikaba ari igitabo yanditse kikamuhesha impamyabumenyi y'ikirenga mu igandimi cyangwa se linguistique muri kaminuza yitwa Université Michel de Montaigne Bordeaux. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Nibigano mutegurirwa na Tuyishime Jadofisi.